ndabaramukije nshuti bakunzi bo kubaho Table Talk, mbifurije amahoro, mbifurije urukundo, mbifurije umunezero, mbifurije ubupfura. Mujye mu bimfura aho muciye hose kuko nibyo byonyine bitanga ubuzima bw'umudendezo. Ni karibu kukubaho Table Talk, muze dusangire amafunguro atunga abatwebwe b'imbere maze tubeho turiho kandi tubere n'abandi abo mumaro. Karibu ku meza. Murakoze cyane. Asante. Amakuru y'iminsi. Ni amahoro. Wanyu imvura iragwa? Imvura iragwa. Hari n'umuyaga. Awi? Ahandi numvise ko imiriro yabarangije. Umujyi wose ugashya ugashira hepfo hano. Uguze ibintu yahoze ambwira. Hari aho ambwira ngo nokubera ngo ko abantu ngo batutse Imana, ntango baratutse Imana, ntango batemera Imana. Nawe wabyumviseho? Hari ukuntu nabyumviseho, hari n'ukuntu ndi kubibona ku matitre menshi. Ukumva nibyo. Biravugwa mu ndimi zose ariko nyine byo ntitwabyinjiramo keretse tubikoreye ubushakashatsi tukamenya aho biva naho bijya. Abona koko byashoboka. Ubundi hari wavuze ngo umuriro utazima ntabwo uzabaho uzabera hano. Ubabona hari abatangiye kuwugeramo. Owi, karibu mwese ku meza, ni muze dusangire n'ibintu biryoshye cyane. Dusangire ibintu biryoshye cyane. Umunsi tugiye kuvuga ku kintu gikomeye. Hari ikintu gikomeye tubamo kitakozwe n'umuntu n'umwe ari we wese, gikomoka ku Mana. Ambo ntabwo cyakozwe na guverinoma, nticyakozwe n'undi muntu ari wese, cyavuye ku Mana. Icyo kintu nta kindi ni umuryango. Buri gihe mba mfite amatsiko yo kumenya icyo ugiye kuvuga. Umuryango. Nge burya mbivugaho ntazi, ni wowe uzi ukahita untunguruka ukavuga ku cyo watekereje. Umuryango. Umuryango buriya ukomoka ku Mana. Niyo mpamvu ngo urugo rwiza buriya rungana paradiso. Yego. Nawe urabyemera ngo ni ijuru rito. Ubundi nge nemera yuko ari naho babyita ijuru ritoya kandi ni benshi babivuga ariko ni nabyo. Nye numva ijuru rito ari ukubaho wishimye, kubaho uriho, kubaho ufite umumaro nk'uko twabivuzeho ubushize, ku giti cyawe wifitiye umumaro, ufitiye n'abandi, mu mahoro, mu mutuzo, mu bugwaneza, uba uri mu ijuru kabisa. Ubwo irindi ryo rizaza wowe uba waramaze no kurivumbaho, niko mbitekereza. Rero buriya ibintu byose biba hano ku isi, byaba ibyiza cyangwa bibi, bihera mu muryango. Buriya abajura dufite baturuka mu muryango. Abakiranutse dufite baturuka mu muryango. Byose bibera hehe? Mu muryango. Kandi umuryango utangira wubatswe n'umuntu witwa umugabo ndetse n'umugore. Bivuga ngo umuryango uva ku kubaka. Hari ikintu rero gikomeye no mu bwubatsi busanzwe ngira ngo tuvugeho. Mu by'ukuri iyo umuntu ari kubaka hari ibyiciro, hari ahantu umuntu aca mu kubaka, ndetse nkeka ko uko twubaka inzu cyangwa se uko tubigenza mu buzima busanzwe twanabiheraho twubaka umuryango wacu. Habaho icyo bita fondasiyo. Burya mu kubaka ugomba kuba ufite fondasiyo kandi ukagira n'inkingi zifata inzu yawe. Siko bimeze? Niko bimeze rwose. Umuryango wacu rero nk'abana b'abantu ugomba kuba ufite fondasiyo. Fondasiyo y'umuryango wacu, umuryango muntu, umuryango nyarwanda, umuryango duturukamo, umuryango uduha ubuzima. Wumva waba ushingiye ku fondasiyo yawe? Watangiye ubivuga neza. Ni nayo mpamvu nkunda Ikinyarwanda. Buriya ngerageje kugenekereza mu zindi ndimi, nsanga Ikinyarwanda hari igihe tujya tuvuga ngo kirakennye ariko hari naho kiba gikize cyane, ahubwo aricyo gifite ibintu bikomeye. Wibuka ko Ikinyarwanda n'Ikirundi ari bimwe? Yego. Urasanga ari bimwe. Wavuze ngo kubaka umuryango. Buri ijambo kubaka, bazi ko igikorwa cyangwa inshuti zacu zidukurikiye murabizi yuko igikorwa cyo kubaka gisaba abagabo kigasiba abandi, gikorwa n'abagabo kigasiba abandi. Bisaba imbaraga, bisaba gutegura, bisaba gutekereza, kureba aho uri kuganisha igikorwa cyawe. No gukura plan.
rero uvuze ku muryango kubaka umuryango koko ni ukuwubaka yego ni nayo mpamvu abantu bavuga ngo se ngo yarubatse ngo se ese arubatse ni ingaragu cyangwa arubatse. Rero ugiye mu zindi ndimi usanga iryo jambo ritaremereye nk'iryo ngiryo biragaragaza uburemere bw'iryo jambo. Waruvuze rero ko umuryango hari icyo wagombye kubushingira fondasiyo. Kuri njyewe fondasiyo y'umuryango nayivuga mu buryo butatu cyangwa bune ariko nakoresha cyane cyane butatu. Ubushize twavuze urukundo nyarukundo, turaje tuvuga no guhitamo umukunzi urukundo nyarukundo niba bataracitswe. Rero muri fondasiyo yacu hagombye kubamo ibigize fondasiyo nka bitatu. Niyo twavugamo bikeya abandi baratwungura ibitekerezo muri comment ko ntago twavuga ngo tubirangize. Icyambere rero kibanza mu byaba bigize fondasiyo y'umuryango wacu ni cya kindi twavuze ni urukundo. Icya kabiri cyagombye kuba kigize uwo muryango nuko abawugize bashaka kubaka iyo fondasiyo bashingiyeho yagombye kuba irimo ubupfura, kuba imfura mu Kinyarwanda cyangwa no mu Kirundi no mu bandi batwumva iyo bavuze ngo umuntu ni imfura muzi icyo baba bavuze. Si ngombwa ko tunavuga ibigize byose, murabyumva neza cyane. Hagombye kuba harimo ubwo bupfura, hakaba harimo n'ubugwaneza. Iyo bavuze kugwa neza, umuntu agwa neza, baba bavuze byose burya muri make ni amagambo atatu. Nye numva ari yakubiyemo fondasiyo yagombye kubigiza umuryango: urukundo, ubupfura n'ubugwaneza. Ibyo bintu bitatu bihari ni iby'ingenzi kugira ngo uvuga ngo umuryango wanjye uri kuri fondasiyo nziza. Kandi ubwo ngubwo nituvuga ku rukundo byumvikane neza ko tuvuze ku Mana. Ni ukuvuga ngo urukundo niyo Mana. Nta muryango ushobora kuba nk'uko twatangiye tunavuga ko umuryango ukomoka ku Mana. Bivuga ngo Imana itari mu rugo rwacu, Imana itari mu miryango yacu ntago bikunda. Niyo mpamvu uzasanga byanze cyangwa se harimo kuvamo abantu ubona badafite za ndangagaciro zikwiye umuryango umuntu abakomokamo, kuko habayeho gutakaza ubumana muri wo. Ni ukuvuga ngo ishingiro ry'umuryango cyangwa se kugira ngo ibintu bikunde tugomba kwimika urukundo. Kwimika urukundo bihwanye no kwimika iki? Imana. Niyo mpamvu umukobwa n'umuhungu bahitananamo, kamusaba ababyeyi, bamara kumusaba bakajya mu murenge, bakajya nyine imbere y'ubuyobozi, ariko ntibibe bihagije. Hagakurikiraho ikintu cyo kujya imbere y'Imana, bagatumira Imana. Ngira ngo ni nawo muhango uheruka, ubundi hagahita hakurikiraho kubyina, akavuga ati turabisoje, Imana ibijemo, ubundi nyine bagahita uwo mukwe agahita atwara umugeni we, bakajya kubaka rwa rugo. So rwose byumvikane ko umuryango ugomba kuba ushingiye ku kubaho kw'Imana mu buzima bwacu. So tudatinze rero ndagira ngo tuvuge no ku nkingi z'umuryango. Hagomba kuba hari fondasiyo, ariko hari n'inkingi uba wubakiyeho cyangwa se ziwusindagiza cyangwa se ziwufasha kudahirima. Tuzi imiryango myinshi igenda icikamo ibice, tuzi imiryango myinshi isenyuka. Ni ibintu byinshi twirirwa tunakora kandi hanze ahangaha bisenya umuryango. Akenshi ntago tuba turi conscient cyangwa se ntago tuba turi conscient yabyo, ariko dusenya umuryango buhoro buhoro. Rero ni izihe nkingi wumva umuryango wacu washingiraho? Uyu muryango twahereye na mbere tutangiye kuvuga uko twabivugagaho, mbere y'uko mvuga n'izo nkingi ndongera nkomeze kwita no kuri rwa rukundo twavuze. Ese muribuka ko niyo bagiye gusaba umugeni, abasaza bakuru bagenda bavuga ngo turagenzwa n'urukundo? Uribuka ko ari byo jambo bavuga barimo gusaba? Ni ikintu gikomeye cyane rero. Sinzi ukuntu kangarutsemo mpita numva katari bucike tutakavuze. Muragenzwa n'iki mu rugo rwacu? Muhumure rwose, mushyitse umutima mu nda, turagenzwa n'urukundo. Uhita wumva icyo bivuze. Urukundo rurabagenza, baje gusaba umugeni, barashaka kubaka urukundo, kubaka umuryango. Niyo mpamvu navuze ngo ni inkingi y'ingenzi. Ibintu byiza rero bifite umumaro niyo bivuga byumva bikurimo, byumva
biremereye bifite ubundi buremere. Nyuma rero yo kubaka iriya fondasiyo twahoze tuvuga, iyo wubatse fondasiyo nyine ukora inkingi, buri inkingi nazo zikaba ikintu gikomeye cyane mu kubaka inzu. Inkingi nyine zirahagarara, umva imiyaga ihushye, kandi buriya ngo mu rugo si muri paradizo, buriya urugo ruhura n'imiyaga myinshi cyane, myinshi ariko ifite inkingi zirufashe nta gishobora kubahungabanya. Izo nkingi rero ni izihe? Izi nkingi rero twari turiho tuvuga zitagomba guhuhwa n'imiyaga. Kandi hari umwana cyangwa undi muntu uri kumva inkingi ntashobora ibyo ari byo, atari kubura inkingi ni ibiki? Inkingi keretse tuzivuze mu zindi ndimi tukavuga ngo inkingi hari hitanga ikisi wahita pilier mu gifaransa, ubundi kayita pilier. So ubwo ngubwo wabyita uko ubitekereza, ariko no mu kinyarwanda no mu nzu ya kinyarwanda kera baravugaga ngo yabaga igizwe n'inkingi imwe ikomeye iruta izindi, bitaga inkingi ya kanagazi. Kanagazi bazi ikinyarwanda neza baratubwira, ariko iyo nkingi niyo bita inkingi ubundi ya mwamba. Noneho twebwe twivugire ko uru rugo, uyu muryango turi kubaka ari umuryango ugizwe n'inkingi za mwamba cyangwa z'ingenzi. Twavugaho hari ibiganiro, communication, ibyo twakita communication. Hari iterambere ry'urugo uko murishaka cyangwa uko muriharanira. Hakaba imisengere, spiritualite. Hanyuma hakaza mukora mute, mubaho mute, muri organize, muri organized. Iyo uri organized wubaha igihe. Ese uzi kubaha igihe, uzi gutegura ibintu byawe, uzi kurebera umuryango wawe imbere. Ngo ni kwa kundi bakora plan y'inzu cyane. Ubundi utegura ute ibijyanye n'imibereho y'umuryango wawe, organisation. Rero ibintu byose bikorwa mu gihe. Buriya tuzavuga ku bintu byinshi. Njye numva ushobora nko kuvuga kuri sije ya time management na communication, rega buriya ni ndende. Yego, buriya ni ibintu bikomeye cyane. Bene ibyo bintu kubivugaho uba ugomba kubifatira umwanya kandi ukabivuga neza kugira ngo abantu bumve ibyo ari byo. So ubwo rero mu by'ukuri izi nkingi enye tuvuzeho, numva tuzajya dufata imwe tukayivugaho mu buryo burambuye kugira ngo wa muryango turi kubaka tuzarinda aho tugera dukinga inzu, dusiga amarangi, dusoze, tuyekipe byose. Erega ibyo byose ibintu byose niko bishushanya ubuzima. Ubuzima bwo mu bintu bifatika twirirwa dukora bushushanya ubuzima bwacu nk'abana b'abantu. Rero rwose nk'uko wabivuze, communication ni ikintu cy'ingenzi. Nta muryango ushobora kubaho hatabayeho kuganira. Kandi uko kuganira ntabwo ari hagati y'umugore n'umugabo gusa. Mu muryango, ndibuka kera tukiri batoya, iyo abantu bakuru bajyaga kuganira abana barasohokaga, kuko nta mwana agomba kuvuga nyine hari umuntu mukuru uri kuvuga. Ego nibyo, haba hari umuco, haba hari ibigomba kubahwa, ariko mu by'ukuri ukuganira cyangwa se communication mu muryango ni hagati y'abana, ni hagati y'umugore n'umugabo, ni hagati y'umukozi wo mu rugo. Donc abantu bari muri urwo rugo bagira uruhare mu kubaho k'umuryango. Kandi ubuke neza, nutaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Ni umugani w'ikinyarwanda. Rero kuganira ni ikintu gikomeye. Gusa icyo nakongeraho ni ukubahana. Ni ukuvuga ngo mu kuganira iyo hatabaho ukubahana, hari igihe wumva umwe avuze ubusa, ukumva undi nta bitekerezo agira. Ariko iyo habaho kubahana mu muryango, buri wese yubaha ibitekerezo by'undi. Rero ntihakajya habaho kujya impaka ndende zikabije, kuko biba bimeze nk'aho bifata energy mu muntu, birimo bikamura umwe. Icyo gihe umwe ari gukamuka, nta hantu mushobora kugera nk'umuryango, niho mushobora gusanga mwagize abarebera. Nibyo ibyo uvuga kubahana. Ubwubahane numva bwaba buri muri ya fondasiyo, ahubwo biri mu bintu by'ingenzi byo guherwaho, buri muri bwa bugwaneza. Kuko mu kugwa neza harimo no kubaha. Kuko twese turatandukanye. Kwicisha bugufi, guhunda akanya, akavuga ibyo atekereza n'uko atekereza, akavuga ibimurimo kugira ngo mubashe kubihurizaho. Burya rega hari ukuntu bajya banavuga ko mushobora kugirana n'amahane hagati yanyu, hazibana zidakomanya amahembe. Muri sanse nshaka kubivugamo,
buriya hari ukuntu mugirana ikintu kimeze nk'amahane discussion mutari kumvikana ku kintu conflict mushobora kugirana conflict ariko zubaka ni ukuvuga ngo kuba mutumva ikintu kimwe ntibivuga ko wowe udafite ukuri cyangwa ko nunda adafite ukuri buri wese afite ukuri ku giti cye ahubwo mushobora kumva neza buri wese ari kuvuga urwe ruhande rwanisha urwe ruhande noneho nyuma mukaza kumvikana ku nyungu zo kugira ngo mugere ku cyiza kirushije nibyo kabisa ntabwo rero buri gihe biba ari ibibi yego narindiho mvuga ko tugomba no kugira ameza yo kubaho mu muryango ntago ibintu byose mu rugo biganirwa mu cyumba cy'ababyeyi cyangwa se cy'umugore n'umugabo ntago ukubitanye n'umuntu muri koridoro ugomba kumubwira ibyo wishakiye ndibaza rero umuryango ni ishingiro ry'ubuzima bwa muntu ndetse ni ishingiro ry'ubuzima bw'igihugu cyangwa se bw'umugabane kuko byose bituruka mu muryango ndumva rero wenda tutarambiranye twasoza hanyuma byaba ngombwa ko tuzabigarukaho ubwo abakunzi bacu baratubwira kuko duhari ku bwabo ndumva twasoza tuzabisubiramo kenshi tuzabivugaho kenshi umuryango ni intangiriro ya byose umuryango ni intangiriro y'ubuzima bw'umuryango nyirizina bw'umuryango wagutse ariko by'umugongo mugari uduheka ari wo gihugu cyacu ndetse bikarenga n'igihugu tuzakomeza kubisubiramo bibe umugabane wacu birenga kuba umugabane bite bibisi yose nibyo ngaho rero niba ari ubwa mbere waba ugeze ahangaha ni ukubaho Table Talk ikore subscribe kandi notification ubundi tuganire twubake imiryango mizima hanyuma tubeho turiho kandi tubere n'abandi abo mumaro tuzirikana ko nta mana ubuzima budakunda a méditer échanger